nashakaga directeur wanga twari dufitanye gahunda. Rero mwicaye ndamubwira ko mwahageze. Mushobora kwinjira. Mutoni ni karibu shawe. Biteze. Byiza. Iminsi myinshi. Shaka iminsi myinshi byose. Ko duherukana twiga muri university twese ibintu by'ubuganga. Ngaho ibaze icyo gihe. Amakuru y'iminsi. Shani meza. Narashatse mfite umugabo n'umwana. Ariko ushaka dukora akazi keza. Igihe akazi dukora ndagakunda cyane. Biragaragara ko ukunda akazi kawe. Abakozi bose bameze nkawe byaba ari byiza. Urakoze amakuse yawe. Sha nanjye ndaho gusa muri iyi minsi ndimo ndigisha abaturage ku bijyanye n'ubuzima, imibereho myiza. Mbese urebye nanjye nkunda akazi kanjye nubwo bigoranye. Ese ubona hari impact ibintu mwigisha bigira ku baturage banyu? Ubu ngubu muri kwigisha iki? Sha muri iyi minsi nyine turimo turigisha ku bijyanye n'isuku, malariya, cyane cyane tukibanda ku bijyanye n'indyo yuzuye. Ibintu byiza cyane. Oui. Kagabo. Nta kibazo mureke yinjire. Sha uyu mugabo ugiye kwinjira rero. Nawe ari mu ngo zimwe na zimwe zifite ibibazo by'ubuzima. Ariko ikibazo cye ntabwo ajya yumva inama z'abajyanama b'ubuzima. Ku buryo mbona ko no kumuhindura bizatugora. Hari abaturage baba bafunze mu mutwe ariko nyine ntabwo wamutererana no gukomeza mukamufasha mukamuba hafi kuko guhindura umuntu biragora ntabwo ari ikintu wakora rimwe gusa. Ahubwo si ko atinjira kandi secrétaire yarambwiye aramuzanye. Ni karibu. Kagabo ni karibu ngayicara. Mwakoze. Kagabo uyu bamwita Mutoni nawe ajya agira inama abajyanama b'ubuzima. So ntugire ikibazo cyo kuvuga ikibazo ufite kuko nawe yakugira inama. Okay, twihuse se ni iki kibazo gikomeye ufite? Umugore wanjye twita ararwaye akana kacu karwaye diare kandi nkeka ko ari umuturanyi wanjye waba waramuroze. Kagabo ukoze n'amakosa ku buryo utabazanye. Ngaho rero kwamubazane tubasuzume n'undi tubaha imiti. Ariko ndashaka kumuvugisha ngo ngenda gato. Kagabo umugore wawe afite inzara ngaho. Amezi 7. Akora iki? Umuhinzi kandi akora n'imirimo yose kandi ngenda mbimufasha. Kagabo ntubeshye. Urabizi ko umugore wawe utajya umufasha. Kandi niyo uhembwa amafaranga yose uzahano yamarira ko ari mu kabari. So urumva biragusaba guhinduka. Uzi ko umugore utwite agomba kubona umwanya uhagije wo kuruhuka akarya indyo yuzuye kandi ukirinda no kumubabaza kuko bigira ingaruka mbi ku mwana atwite. Muvuga gute ko umugore wanjye atagomba gukora? Ni gute uko abaho byagira ingaruka ku mwana uri mu nda? Ntugire ikibazo ibyo nzabikwigisha. Ese umwana wanyu mugaburira iki? Umwana wacu ufite umwaka n'igice ajya ku biryo turya. Sekaga ntabwo uzi ibyerekeranye n'iminsi 1000 y'ibanze ry'ubuzima. Iyo umwana atari indyo yuzuye ikindi akaba ahantu hatari isuku bimutera indwara akarwaragurika akiri umwana kandi bigatuma ubwenge bwe bugabanyuka. Ntabwo ibyo nari mbizi ngaho nimungire inama tumuhike. Ubundi mu mezi 6 ya mbere umwana agomba konka gusa ariko nyina agomba kuba yafashe indyo yuzuye. Ikindi kandi nyuma yaho ashobora gufataho n'ifashabere akafata utuntu duke bitewe n'ubushobozi bwanyu. Reka ntibuke mbazane murakoze cyane. Sha mutugira ngo numfashije se. Ubutaha nzajya kwigisha abaturage ku bintu bijyanye n'ubuzima nzajya nguhamagara. Ngaho kagaruka nkubazane tubavure. Akira kagatabo ntugasige karimo ibyo byose by'iminsi 1000 indyo yuzuye kandi muzabyubahiriza. Murakoze reka ntibuke mbaza. Cyane ibingibi nyine duhora nabyo. Ahubwo reka tugende nkwereka abandi bajyana mu buzima muze kujyana munyane mu ngo zimwe na zimwe. Tugenda
Dema. Bite umeze ute? Turaho bose. Twumva gufitiye amakuru meza. Wabonye promotion yo kuba manager director. Ndishimye sinzi ukuntu nabivuga. Asi. Ni inzozi gusa. Urenze ko nabigezeho. Chérie? Chérie? Akakona agashobora kabisa kumudaringa gusa ibi ni toto kuri Rusangwa. Cyakora nkirengo no kugabanya ibiro. Aka ntabishobora wana. Usanga aricyo yananirwa. Ako se none uri mu biki? Chérie, no fori cyabaye no muzi. Habaye iki? Ngiye kubona agasi gashaje. Ngiye kuba umumodo. Ahubwo kandi iteguro mu kanya mfite nuza casting. Ngatanga ikindi kintu ugiye kumbwira. Nakera reka mfate telefone yanjye. Cyakora Rusanga ngura umugabo wanjye. Akuraza guseka ngande biriyonda kwe. Urabona yaba modo? Sinda yanjye bayiki. Hakoshe kuki uhora umpinga buri gihe. Wagiye unanyizera basi. Eka nkubwiza ukuri ngo haye ukwezi kumwe. Abakobwa ba hano muri no quartier baraba bari kunkurikira. Narabaye mustare wa atari weme. Gusa ntuzazana ibyaye wafushe n'iki ndakuze. Okay, relax. Umva intego yanjye guhera ubu ngubu no kuba umumodo. Ahubwo nyine no kwiyogoshesha mbere yuko njya muri casting. Akubona ubuzima bwawe butameze nka movie neza. Aho se chérie. Wamaye kudukashi dukeya yakoresha inzara ko mbona zimeze ukuntu. Nzakwishura nta kibazo. Uzanyishyura saa ikuye he? Ahubwo reka nze ngusigira yo guhaha nabyo nari mbyibagiwe. Akira. Turasubira. Nta nakabizu umpaye. Nibyo byoye. Hi, honey. Honey? Hasoni uratinyuka ukampamagara gutyo n'uburyo wambeshye kuri Severance. Sorry. Ahubwo ugira n'Imana kuba nemeye guhura nawe. Sorry. Twabivuganye kenshi. Ngaho mbwira icyakugenzaga kirenze ibyo twavuganye. Twabivuganye kuva kenshi wanze no kubyemera. Ndabizi ariko simbyemera. Ndabyumva kandi ariyo mpamvu ngira ngo mugiye kwereka umuntu watumye date yacu ipfa. Bare. Ibyo se bigahinduraho iki niba tutakiri kumwe? Njyewe nukuza ubundi ukagusobanura ubundi nkahita guha amahoro ntago nzongera gutesha umutwe rwose. Okay. Ndaza kuza kugira ngo numve ibyo binyoma byawe. Thank you. Ikindi kandi
ntabwo nshobora gusubirana nawe kuko sinshobora kongera kukwizera habe na gato. ariko mbabarira uze njyewe ahubwo ndaguterefona nkubwira aho ariho urangire sibyo ako byemeye kuza. Okay. Thank you. Umunsi mwiza basi sibyo. Aha, Rusango agomba kumodelinga kabisa. Yakora nyuma y'ibi ngibi ngomba kuba umustar wa filime. Usibye ko Kigali ntabwo nahaguma. Ngomba kuba international. Nkageza Nollywood, Nigeria. Twagiye muri casting. Bafana banjye, mwari mwambuze. Rusango yahageze. Guys, sorry ko banatinze wako. Hano mu by'ukuri ntabwo ufite umwanya munini wo gutinda hano ko hari izindi gahunda afite nyinshi. Nanjye naje muri casting, wa modo. Kugira ngo ko mumbona ni ibiro byacu kabe. Ndabeshya se. Rose ubundi Shumi, casting ni yandi. Ni ya Airtel. Henkeni cyangwa MTN. Ibintu bifite akantu tugomba kuyarya abasaza. Ndabeshya. Ahubwo se bari ko bagomba kuhera kuri njyewe. Ni blague cyangwa? Ariko se uyu ni umbonsa? Ni bounce nyine. Wapi kandi siko ari umumodo. Mwese inshuti zanjye. Musetse ibyo navuze cyangwa ubwanjye ndasekeje. Urasekeje. Ura bugufi bwiwe. Ni bounce. Okay. Turareba nge namwe ninde bari ku casting. Mwabaswa. Turareba. Musetse uje gukora icyari. Kuva kera nanjye nifuje kugira ngo mbe umumodelisi. Akanakumira. Naze ko shimaje wanyise umubawuso ubwo we barakwitana. Wari uzi kuri wenyine se? Gerageza. Ntuzagerageze kubibwira umutoni. Urabizi muze. Nubimubwira uzabyishyura. Urabizi ndakuba. Ngiye ntago nabibwira mutoni. Ubundi se waje gukora iki hano? Ntacyo mvuze. Ko yewe ndi muremure nk'abandi boga. Byo birakureba. Ako se nanone ibiki? Umwanya ufite wo kuganira ariko. Habaye iki? Shyira hasi izo wanyweye zirahagije. Wajya ukunda ubuzima bwawe ariko. Akoshira nk'ibintu byambayeho noneho n'ibindi bindi. Byagenze bite? Nagiye muri casting. Noneho mpura n'ababishinzwe barambaza ndababwira ibintu byanjye. Mbabwira ko ndi umumodo. Bose bahita baraseka shinyika. Ngo ndi wa muntu urinda manuza utubyiniro. Buse ngende umubawuza. Ariko se ngana wambwira nganebe hino ndaya ariko abamodo urabaza ubundi. Ihangano uzabura akazi keza. Sherige ibyo mbona indimo byose ni indoto. Ahubwo ngenda ndashaka gusubira ku giti. Niyo maherezo. Ahubwo wowe ndebera ahantu nawe narabitse yanuze ya sarubeti yanjye. Utangiye gusinzira hano ujya kuryama mu cyumba. Hello. Sanzere ko witeguye gukemura ikibazo cyane na girlfriend. Girlfriend? What? Yabaye se? Usa bite? Ahubwo wowe bwira girlfriend wawe
azaza undi munsi. Oya, ntabwo bishoboka. Isura uratubigenza. Ntabwo bishoboka kabisa, byahita birangira burundu. Ndetse ntari gushobora no kuvuga. Oya, ntabwo bishoboka. Okay, reka nzane amazi tumukambure. Agomba kuza ahubwo mukamusobanurira ukuntu ubushize byagenze. Rusa, Jama, byuka mani, byuka uve hano mani, atagusanga hano mani. Byuka mani, averekana n'amacupa mani, n'umumaki. Oya, Jama, ngwino tugende mani, jya kuruhuka mani. Mbabarira. Rusa, yawe banza ari uje none. Rusa, jya vuba mani. Ibi ni biki murimo? None uragira ngo ninjuga ngutera. Umva ngusobanurire. Uyu ni wa mushuti wawe wambwiraga watumye byose biba. Uramuzi? Nguyu. Niteze. Ni girlfriend wawe? Uyu ni umugabo wanjye. Birekera abo ndamuzi. Uramuzi? Ngano narandaburije neza neza. Muzi hehe? Ewe, ndabona dukwiye kwicara tukaganira. Iyi ndabona ari ikinamico. Ubanza nawe batarigeze babikubwiraho neza. Jama, ibintu nkore man. Ibintu nkore. Gusa agiye kuvuga ibicyago. Gusa rekana man, ariko uzi nkore mu masango. Ema. Muto. Akoze cyane. Akoze, you're welcome. Sweetheart, I'm so sorry. Kuba ntaremeraga ibyo wambwiraga. Gusa rusangwa ndamuzi, kandi ibyo yagukoreye ndabyumva. Thank God. Nta kibazo, ndishimye ko birangiriye hano. Kandi ndashima Imana cyane kabisa ko mwongeye ukaba. Birangiye kuri twebwe ariko. Ariko ubu rusanga asigaye mu mazi abira. Rekana nawe bihorera. Aho uyu munsi ndagusohokana. Ushaka kujya he? Urashaka kujya he? Sheri, nta muntu nabonye nka Bosco hano yigeze agera hano. Bosco yaje na kopine, uramuzi? Ikore. Ngo yari bosi ahantu bakwirukanye bagiye gushaka akazi. Harya ngo ufite degree muri finance? Sheri, uzi ukuntu byagenze se? Buriya narakagurutse yerajya muri koridoro ushakisha ahantu ofisi ye yari nuko ndakomeza ngarukaho gatoya cyakoraga ndagenda itajya kuri toilette. Uzi uko byagenze muri toilette? Rusangwa? Yakose sheri, mbwira. Ko nkubaza ugahaguruka uvuga ibintu bitajyanye ukagenda utansubije, ubwo bishatse kuvuga iki? Sheri, mu by'ukuri urabona uriya mukobwa, uriya mukopine wa Bosco yari umubosi wanjye muri kariya kazi nari nagiye gukorayo. Ariko rero naje gusanga kariya kazi atari akanjye pe. Ntabwo ari ibintu nigiye, bagomba kunyirukana nyine. Aho ndakubwiza ukuri ngiye kwisubiraho. Ni gute se ukora amakosa nk'ari ngiye? Ukajya gukoresha amadiplome koko? Niba ushaka gukora akazi keza wagiye ugakora nk'amakosi ukiga. Ni ukuri urabizi ko ngukunda, ariko nawe urarengera.
sheri ibi byose mba mbikora ku nyungu zacu nyine ariko ngiye kwisubiraho ngiye gushaka akazi kankwiriye urabizi nanjye ko nkukunda ndashaka urugo rwacu rutera imbere nta kindi sibyo Okay.